Yesu umuvugizi wacu mu rubanza niyo ngingo y'uyu munsi kuri izi tariki 23 Gicurasi. Wowe ukurikirana ibi byigisho reka nkurarike kugira ngo utegere amatwi iki cyigisho. Nongere mbibutse yuko umuntu ufite ikibazo kuri izi ngingo tugenda twiga, ujye ubaza ikibazo cyangwa se inyunganizi waba ufite ukabishyira muri commentaire. Ibibazo rero tukajya tubisubiza ku hanyuma mbere yuko dutangira icyigisho cy'ibindi byo kwigwa no kuzirikanwa. Kuri uyu munsi rero tugeze ku ngingo ivuga ngo Yesu umuvugizi wacu mu rubanza. Mbere yuko tujya mbere muri iki cyigisho dusenge. Turagushimiye, turaguhimbaje Uwiteka Mana ishobora byose. Tugushimiye ko wakomeje kubana natwe muri iki gihe. Tugushimiye ko ukomeje kuturinda muri iki gihe cy'imperuka. Turagusabye ubwo umwami Yesu Kristo agiye kugaruka, uduhe kwitegura kuzajyana nawe. Ubane natwe rero muri iki cyigisho, nibyo dusabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Yesu umuvugizi wacu mu rubanza. Nicyo cyigisho cy'uyu munsi. Tugiye gusoma mu Baheburayo igice cya 10 umurongo wa 9 tugeze ku wa 14. Mbese itandukaniro riri hagati y'umutambyi wo mu buturo bwera bwo mu isi n'umurimo wa Yesu mu buturo bwera bwo mu ijuru. Abaheburayo igice cya 10 umurongo wa 9 kugeza ku wa 14 haravuga ngo aherako avuga ati, dore azanywe no gukora ibyo ushaka. Akuriraho ibya mbere gukomeza ibya kabiri. Uko gushakwa kw'Imana niko kwatumye twezwa, bitewe n'uko umubiri wa Kristo utambwe rimwe gusa kugira ngo ube bihagije by'iteka ryose. Kandi umutambyi wese ahagarara iminsi yose akora umurimo we, atamba kenshi ibitambo bidahinduka bitabasha iteka kugira ubwo bikuraho ibyaha. Ariko waba udamaze gutamba igitambo kimwe iteka cy'ibyaha, yicara iburyo bw'Imana, ahera ubwo arindira igihe abanzi be bazashyirirwa munsi y'ibirenge bye. Kuko abezwa yabatunganishije bose igitambo kimwe kugeza iteka ryose. Bene data, abatambyi bo mu isi bahoraga mu murimo wo mu buturo bwera batamba ibitambo bihoraho bidahinduka kandi bitabasha iteka gukuraho ibyaha. Ariko Kristo yatambye igitambo kimwe cy'iteka ryose. Aha rero Kristo yaradupfiriye ku musaraba rimwe rizima nk'igitambo gitunganye cy'ibyaha byacu. Umurimo w'ubutambyi Yesu adukorera mu buturo bwera bwo mu ijuru uratweza. Ubu kuko amaze kwinjira ahera cyane, ahagaze nk'umuvugizi wacu mu rubanza. Inshuti bakundwa, Kristo ubu niwe ahagaze nk'umuvugizi wacu mu rubanza. Ubwo amaze kwinjira ahera cyane, ubu niwe muvugizi wacu mu rubanza. Yesu umuvugizi wacu mu rubanza. Ndifuza ko turambura Bibiliya zacu tugasoma muri Yohana igice cya 2 dusoma umurongo wa 1. Ndavuga urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 2 umurongo wa 1. Haranditse ngo, bana banje bato, mbandikiye ibyo kugira ngo mudakora icyaha. Cyakora nihagira ukora icyaha, dufite umurengezi kuri Data wa twese, ari we Yesu Kristo ukiranuka. Kristo niwe murengezi wacu, niwe muvugizi wacu mu rubanza. Bene data, niko na Kristo amaze gutambwa rimwe ngo yishire ibyaha bya benshi, azaboneka ubwa kabiri atazanywe no kwitambira ibyaha, abonekerere abamutegereza kubazanira agakiza. Inshuti bakundwa, Kristo azagaruka bwa kabiri atazanywe no kugira ngo adutambire ibyaha nanone, ahubwo azagaruka azituzaniye twe abamutegereje agakiza. Inshuti bakundwa, niba witegereje kugaruka kwa Yesu, azaza tuzaniye agakiza. Icyo dusabwa ni ukumwizera tugakora ibyo gukiranuka.
binyuze mu gitambo cye ndetse no mu murimo we w'ubuhuza. Umuti w'icyaha warabonetse. Ubu agiye kugaruka aje kujyana abakunze kuzaboneka kwe kose. Inshuti bakundwa, niba ukunze kuzaboneka kwa Kristo, ubu agiye kugaruka aje kutujyana. Nicyo nkwifuriza kuri uyu munsi wa none. Reka dusome mu Baheburayo igice cya 6, dusome umurongo wa 19 n'uwa 20. Mbese kuki Yesu aturarikira kumukurikira, kandi niki tubona iyo tumukurikiye? Ibyo byiringiro tubifite nk'igisika. Ibyo byiringiro tubifite nk'igitsika umutima gikomeye kandi gishikamye, cyinjira hirya y'umwenda ukingiriza ahera cyane, aho Yesu yatwinjiriye atubanjirije, amaze guhinduka umutambyi mukuru iteka ryose mu buryo bwa Melikisedeki. Amasengesho umukiza asabira abantu mu buturo bwera bwo mu ijuru ni ingenzi cyane ku nama y'agakiza, nk'uko urupfu rwe rwo ku musaraba rwari ruri. Ubwo yari hafi gupfa, nibwo Yesu yatangiye uwo murimo, kandi ubwo yaramaze kuzuka, yarazamutse ajya mu ijuru kuharangiriza uwo murimo. Kubwo kwizera tugomba kwinjira hirya y'umwenda ukinze, aho yinjiriye atubanjirije. Aho niho harabagirana umucyo uturuka ku musaraba w'i Karuvari. Inshuti bakundwa, kwizera ni ikintu gikomeye cyane. Kubwo kwizera tugomba kwinjira hirya y'umusaraba hirya y'umwenda ukinze, aho yinjiriye atubanjirije. Aho kandi niho dushobora gusobanukirwa amabanga yo gucungurwa. Agakiza k'umuntu kagezweho bisabye iki? Agakiza k'umuntu kagezweho bisabye ijuru ikiguzi kitagerwa. Kandi igitambo cyatanzwe cyari gihwanye n'ibyasabwaga n'amategeko y'Imana yishwe. Inshuti bakundwa, igitambo cyasabwe cyari gihwanye n'ibyasabwaga n'amategeko yishwe. Yesu yafunguye inzira ijya ku ntebe y'ubwami ya Data, kandi kubw'umurimo we w'ubuhuza, icyifuzo kivuye ku mutima cy'abantu bose bamusanga bafite kwizera kibasha kugezwa imbere y'Imana. Bene data, niba ufite kwizera, icyifuzo cyawe cyose usaba Kristo Yesu kibasha kugezwa imbere y'intebe y'Imana. Yesu niwe muvugizi wacu mu rubanza. Inama y'agakiza ni umugambi wuzuye wo gukemura ikibazo cy'intambara ikomeye no gukiza uyu mubumbe ububata bwa Satani. Imibereho ya Yesu yagaragaje urukundo Imana ikunda isi iri mu kaga. Urupfu rwe rwagaragaje ububi bw'icyaha, kandi rwatanze agakiza ku bantu bose. Bene data, umuntu wese wemera Kristo nk'umwami n'umukiza, urupfu rwa Yesu rwatanze agakiza kuri we. Icyo dusabwa ni ukumwizera gusa. Umurimo wo kudusabira mu buturo bwera bwo mu ijuru utanga inyungu z'impongano kuri buri wese urambura ibiganza mu kwizera ngo azakira. Nshuti mukundwa, niba ufite kwizera uzakira, uzahabwa imbabazi. Umurimo wa Kristo mu rubanza ni uw'agaciro kuri twebwe, kuko ni umuvugizi wacu watsinze Satani. Bene data, nanjye nawe, kugira ngo uyu murimo wa Yesu wo kutubera umuvugizi mu rubanza uzabashe kutugirira akamaro. Bene data, urupfu rwa Kristo rugaragaza intsinzi ku musaraba. Urupfu rwa Kristo ni ingenzi kuko yaratubereye igitambo kizima. Nshuti bakundwa, mbasabiye kwitegura kugaruka k'umwami wacu,
bityo ubwo ajye kugaruka tuzishimire kubana nawe. Nicyo mbasabiye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.